ndashimira Imana nimbivuga muranyanga, ndashimira Imana ko abantu bapfa, shimira Imana ko tuzapfa. Nabonye ikintu kiducisha bugufi, nabonye ikintu tugeraho tukavuga ngo kikadutera ubwoba basi, ubwibone bugaceceka, umuntu agatuza. Imana ishimwe ko dupfa. Ndabizi mwese umura abahana bavuga turagapfa wenyine, hahandi nawe uzankurikira, hahandi uzankurikira, napfa mbere uzakurikira tu. Ntabwo tuzapfa, tuzarama. Nkwifurije 200 ariko kwa 200 n'umwe utakuya. Imana ishimwe ko dupfa yo kabza. Uwo yabonye aravuga ati hari umuntu yabona ashaje akavuga ati umfa gutese kandi ariko nari nyabonye. Ni hahandi niyo mpamvu Yesu umuntu arama igihe gito cyuzuye umuruho yarangiza akagenda. Ariko Imana nanone ihimbazwe yuko muri Kristo Yesu ubu buzima ari umwitozo gusa, tuzazuka. Imana ishimwe cyane. Imana ihimbazwe ko yadusezeranije ikintu si cyayinaniye. Hari wambwiye ngo muri Amerika ubyo n'ukuri basigaye abakire batanga amafaranga bakavuga ngo nimfa nimuzanshyingure muzambike neza, ahari siyansi izageraho ibona igisubizo cyo kongera kugarura abantu mu buzima. Urumva bakeneye ubuzima, ntibazi uburyo tububona yuko muri Kristo Yesu harimo isezerano ryo kuzuka.